cyo kintu ibyo byihore ibyo byihore ibyo byihore ibyo byihore ibyo byihore no se kubigize inama ibyo byihore ibyo byihore ibyo byihore mwese man ngere kubigize inamba. Ngiye kubaha ikaze kuri MP official by'umwihariko wa kandi subscribe nawe utari ukanda tuguha ikaze muri iki kiganiro. Muri minsi ku munsi w'ejo hari video yiriwe icacara ku mbuga nkoranyambaga aho Bosco ufite cano bita Bosco Empire ndetse na Cacana barwanaga, nanjye nkaba narayigaragaye mu video meze nk'umuntu uri kubakiza, aho hari aho nakomeretse kubera iyo mirwano yabayemo mu buryo bwo kwitambika, kuko iyo bitaza kubaho hari byari kuba byageza handi aho hashobora kuba harimo umwe wari gukomeretsa undi birenze. Ngiye bituma nitanga ndavuga ati abavandimwe aho kugira ngo barwane umwe akomeretsa undi cyangwa se umwe abe yakwica undi, reka ngewe nk'umuntu tuziranye cyangwa twanareranywe reka ngira icyo nkora. Burya bivuze ko umuntu niba hari umushuti wawe cyangwa umuntu wawe ushobora kurwana n'undi ntube wabasha kugira ikintu ukora cyangwa se umumarira, burya nta n'ikintu na gitoya uba uvuze. Uri kuncura umupira boss kuri kuniga man ibyo mu byihorere wamufasha cyangwa se wakemura. Ni mw'ubwo buryo nanjye nagaragayemo mbakiza, aho baje kumvuna igice kimwe cy'ukuboko nubwo wenda bidakanganye cyane bitarenze bidakomeye cyane, naragiye ndivuza mfata imiti irakira, ariko mbona nyine ni ibyo ngibyo nta kundi nyine. Ngiye kwinjira in deep uburyo iyo mirwano yatangiye na inkomoko yayo n'icyabiteye kugira ngo babashe kuba bafatana. Aho mu mwaka ushize 2023 haje kuvuka amakimbirane hagati ya Cacana na Bosco, aho Cacana bivugwa ko cyangwa se Bosco yatangaje ko nk'umuntu w'inshuti ye wari umuri hafi yampaye amakuru ambwira ko Cacana yamuhaye amakuru y'ubuzima bwe bwose. Bosco nawe akabimumenyesha akagenda akamubwira ati ngiye kuyakoramo ikiganiro nka uploading nk'umuntu nyine nk'umuntu wari uri mu kazi cyangwa se ushaka ko guteza imbere YouTube channel ye. Bosco yagenda ayo makuru yose ayakoramo ikiganiro, bigeraho Cacana ubwe yitangiye ngo amakuru avuga ko ise wa Cacana yapfuye, yaguye mu mpanuka. Murabizi impanuka yegeze iba hariya mu Gisovu aho bita muri Nyungwe, aho bisi yegeze ihirima ikarenga umuhanda ikica abantu bose bari bayirimo. Cacana muha amakuru amubwira ko harokotsemo umwana umwe ari we w'uwo Cacana. Kumbi mu by'ukuri ngo ayo makuru yaramuhaye ntago yari amakuru ya nyayo, ahubwo yaramubeshye ngo kugira ngo amuteshereze icyizere kuri cano y'abantu bamukurikiranaga bose bahindukire bamwange, bitewe nuko ngo yabahaye amakuru y'ibinyoma. Bosco nk'umuntu nawe watekereje hafi, navuga ko atashyizemo gushishoza cyane, naho itafata umwanzuro avuga ati ngiye uriya musore ntago nzegera mukunda, tuko yashatse akimara kumpa ayo makuru nayakoramo ikiganiro agahita agenda akazana se akazana nyina agahita bashyira imbere ya kamera nawe agakora ikiganiro avuga ko Bosco yishe ababyeyi bari bazima. Yahise abona ko ari umutego yari yamuteze, yamuhaye amakuru atarayanyayo, akavuga ati niba yampaye amakuru yari kumpa amakuru y'umwimerere ku buryo nanjye nari kugenda nkayatangaza n'uyakozeho ubushakashatsi cyangwa uyakozeho ubugenzuzi agasanga ayo makuru niyo. Ahita afata umwanzuro avuga ati uriya ni Kasiha ntago nge nzongera kubana nawe, nubwo yacyo hari aho yankuye hari aho yangejeje, kuko kwinjira muri showbiz Bosco yinjijwemo na Cacana, yewe amuha na link amufasha no kumugeza ku bantu bagiye bagira icyo bamumarira, bamwe bagiye bamuha ubumenyi bw'ibanze yakoresheje kugira ngo abe yagera hariya hantu. Ariko aravuga ati ngiye nk'umuntu kuba umuntu yakuzamura si ikibazo, ahubwo buryo umuntu wakuzamuye cyangwa inshuti yawe ya hafi
burya ni wa wundi muba mugendana cyangwa se wa wundi muba musangira akabisi n'agahiye. ni mw'ubwo buryo yabibonye, mpamya ko na Bosco natahizemo gutekereza, ubwonko bwe yabugize nk'ubw'abana, ntabwo yashyizemo gutekereza cyangwa banze kubaza Cacana icyabimuteye, narangiza afata uwo mwanzuro. Cacana nawe mu byo yatekerezaga, yatekereje ko Bosco kuba yakoze kiriya kiganiro ngo hari ibyo yirengagije yagombye kuba yagendeyeho, nahita afata kuri yabivuze, ahita asohora ikiganiro kandi noneho yerekana idonido cyangwa se ubwino bw'ukuri ku bantu cyangwa ku bakunzi be, ahuza no ku bakunzi ba Bosco bose arabibagezaho, byari gutuma Bosco koko arangira. Habamo bifu, habamo amateka nk'abantu biganye cyangwa se twiganye twese, nanjye tukaba twari inshuti twese twariganye, byongeye Bosco twariganye, twaricanye no ku ntebe y'ishuri tukanigana, twigana primaire tukagirana na secondaire. Ntago nari kwicariya ndebera na Cacana nawe tukaba tuziranye kandi noneho dukomoka ahantu hamwe. Cacana akomoka mu nce za Gisovu, undi akaba akomoka ku Kibuye. Nari ndatekereza ndavuga nti ntago nakwicara ngo ndebere nduza abantu bagiye kwicana, bicanye mpari nta kintu na kimwe naba maze, nta kintu na kimwe naba mbamariye. Mfata umwanzuro, ndagenda ntegura nikoramo amafaranga yanjye, ndagenda njya ahantu, ndavuga ngo nimpamagara bose icyarimwe ntago bari buze, mpera kuri umwe, mpera kuri Cacana, ndamubwira ati Cacana ndi hano, ko nari naramwemereye ikiganiro, ndi hano, ngwino uzane kamera, ndi hano hafi yaho uba nawe, ngwino uzane kamera nguhe cya kiganiro cyawe tunisangirire, dore nari naboneye n'ubufaranga twisangirire. Cacana nk'umuntu wari uzi ko ari bubonemo inyungu ye, yuko ari bubone icyo kiganiro, n'ubundi nabuze umwanya wo kujya nkimuha, arambwira ati ndaje. Araza azana kamera, azana n'amamikoro, turicara tuba twisangirira nk'umuntu nanjye nari nabiteguye. Uko nabiteguye nshaka kubishyira mu bikorwa, nibwo namubyejeho igitekerezo, namubwira ati dore Bosco, nubwo ntirengagije ko mwashwanye cyangwa mutavuga rumwe, reka njye muhamagare aze dusangire, wenda bishobora muniyunge, dore n'undi gushwana kwanyu nta kintu na kimwe byabagezaho, nta n'umwe byagira ikintu bimarira. Cacana abanza kubyanga, ariko nyuma aza kubyemera. Mpamagara Bosco kuri telefone, Bosco arambwira ngo ntari kuboneka, ngo nimusange mu rugo. Nk'umuntu njye wari uzi ahantu aba, ko ari yabaga i Muhanga ariko yimukira i Kigali hariya Kimisagara, arambwira ngo nimusange mu rugo. Nk'umuntu yari azi ko mpazi, ndamubwira ati hoya, ngenda ahangaha ngwino dusangire tuganire, aricyo nshaka kukubwira. Kuko n'ubundi ku munsi wari wabanjirije, ari uwo munsi barwaniyeho, hari ku cyumweru, nari namuherekeje mu Bugesera, aho yari afite ibibanza, yari yahawe byo kujya kwamamaza cyangwa kujya gufata amashusho akabyamamaza, bakamuha akantu nyine. Nari nanamuherekeje nk'umuntu nari nanjye nari naherekeje, akaba nta mutego twari dufitanye wo kuza ngo mbe twahura. Yabanje kuvuga ngo nimusange mu rugo, ndamubwira ati hoya, ngwino dusangire. Muha location, araza. Akigera aho ngaho, mbere yaho nari namuteguje ko ndi jyenyine nta muntu turi kumwe, arambwira ngo ntago, abanza ahita arakara, arambwira ngo ntago nagombye gukora ibintu, uko namubeshye, nagombye kuba namubwije ukuri. Ariko mu by'ukuri nkanjye nk'umuntu, ntago nawe ari wowe ukuri iki kiganiro, ntago ari wowe waba uzi ko abantu benda kurwana hafi no kwicana, kuko nari numvise amakuru y'uko umwe uzahura n'undi ashobora kuzica undi, ni umwe yaragendanaga ibuye, undi akaba yagendana ikindi kintu gishobora gukomeretsa umuntu, hari kuvamo n'urupfu rwa hato na hato. Niko gutekereza, ndavuga nti nimuhamagara abizi ntago arazi, cyangwa se ahita agenda abatura icyuma bari cyazamukana. Ndavuga ati hoya, nk'umuntu watekereje ntago nakora icyo kintu, aze ahamusange bimutunguye, bityo araza nta kintu na kimwe azanye gishobora guteza ibibazo. Bosco suko yaje abitekereza, yaraje ahita afunga ingumi, ahita aterura akubita hasi, buri muntu wese aterura akubita hasi.
turahosha biranga, aterura cacana akubita hasi, nanjye nditambika aranterura akubita hasi, ariho nakomere aho naje kuvunikiramo, nubwo bitabaye grave, bitari grave cyane, ariho naje kuvunikira ku kuboko. Ariko nyine nk'umuntu w'inshuti ndabyakira, nyine nari niteze ibyo bintu, ariko amahirwe nageze nuko icyo nari ngambiriye cyose nakigezeho. Byaje kurangira biyunze bakorana no mu ntoki, ariko kurwana byo byarabaye. Ku muntu wari bonye iriya video cyangwa wayibonye icicikana ku mbuga nkoranyambaga, iriya video nyine yari iya nyayo, byari byo, yari Bosco akaba nanjye Mutabazi Pierre akaba na cacana. Iyo video yari ya nyayo, ariko byararangiye ari amakimbirane yari yadutse, yararangiye, yarahosheje. Nkuko Bosco yaje afite uwo mujinya, byaje kugera huragabanuka, turanasangira dutahana buri wese yishimye akoze undi mu ntoki. Ido nido ry'ukuntu byagenze cyangwa se icyo bapfuye baragisasa, basasa inzobe nk'abantu biganye. Kuko buriya cacana umureba kuriya hariya iwabo, nubwo wenda harimo ibirometero, nakwita ko harimo nk'ibirometero nka 3 cyangwa se 4, bitarenze 5 uva aho yabaga naho Bosco yaratuye. Barahuraga cyane, twarahuraga tugasangira, yewe tukaza no gukinana imipira, kuko ibigo twigagaho byose byari bitandukanye, ariko habaga icyo bita interscolaire, tugahura tugakina. Twahura rero nka kwa kundi duhuye turi abanyeshuri twese, tukagenda tukaba twanasangira, tukagurirana, umwe ufite amafaranga akagurira undi, undi ufite amafaranga akagurira undi. Ntago nyine nabibonye mw'ubwo buryo bw'ukuntu abantu twasangiye akabi n'agahiye, tukaba tugeze aho buri wese abasha kwibonera umugati. Ntago numvaga ko ari byo byakabaye imbarutso yo kugira ngo tube twashwana cyangwa bo bashwana kugeraho umwe yica undi. Abantu bareranywe, umwe akaba yava hariya akica undi. Ntago nyine bibonye nk'umuntu wagombye kuba ndaho ngaho ndebera kandi byose mbizi, kuko nk'iyaza akaba twaba turi kumwe wenda uko ari cacana, twarahuraga tukagenda tukaganira, tukicara nawe tukanasangira, Bosco nawe tukagenda tukicara tugasangira. Ubwo nko kuba wenda nari kuba nahuye na cacana twicaranye, Bosco akazaza, wenda twamara gutandukana nkumva ngo yahuye na Bosco yishe cacana cya cacana yise Bosco, urumva nanjye nari kubizamo, nubwo ntanabizamo, ariko nk'umuntu wari kubyumva nyuma agakurikira amateka yose, ntago yari kumfata nk'umuntu wababaniye neza, kuko ari kumfata nk'inshuti y'indyarye. Byararangiye, amakimbirane yarahari, yararangiye. Hato umuntu wari wegeza abibona amakimbirane yarariho, akaba yarayazi nawe, akaba wenda yari inshuti ya cacana, akaba yangaga Bosco. Ayo makimbirane yararangiye, urwangano rwariho bararukemuye. Ubu bashobora kujya mu kiganiro bakagikorana, utazakibona ukabona ukakeka ko bakubeshye, cyangwa se wanatubona na twese ukavuga ko harimo ukubeshya kwabayeho. Ibyo bintu byari ibyanyabyo, ariko byararangiye. Hari andi makuru yaje gusohoka aho yavugaga ko mu kiganiro Bosco yasohoye, reka musubize mu magambo agira atya yo gucana umubano n'abo bantu yavuze, ntashaka gusubiramo kuko byaravuzwe. Burya hari ukuntu umuntu uba ufite inshuti yawe, ariko burya iyo nshuti irutwa n'idahari, cyangwa se ari nta kintu na kimwe ishobora kukumarira, nawe ntacyo yakumarira. Ari ya nshuti muzahura muri kujya gusangira izo byeri, burya iyo ngiyo ntago ari inshuti. Muntu kuri iki kiganiro, burya niba ufite umuntu mubanye, mugenda mugasangira amayoga, mugahura uko wowe wishimye, ukaba utamukeneho serivisi ngo ayiguhe, ubizi ko yayiguha, ukaba utari wa muntu waterwa ngo gutabare, burya iyo ngiyo ntago ari inshuti. Iyo ngiyo genza amaguru makeya wishakira indi, kuko iyo ngiyo ntago ari inshuti. Burya inshuti ni izagutabara. Yavuze ku kintu kijyanye n'amafaranga, avuga ko hari abantu nakoze mbabwira ko dutandukanye kubwo ibyo bakoze. Mu by'ukuri ntago burya
umuntu ufite ubushobozi, reka mbyite kwenda yarafite ibibazo byari bihari pe, ariko burya n'ibibazo bihari ntabwo umuntu azakubeshya. Umuntu arakubwiye ngo ndaje ikibazo cyawe nkigukemurire, ndaje ngukemurire iki kibazo, arakubeshye, ukamuhamagara akakwitaba telefone, ukamuhamagara akakwitaba telefone, wamama akakubwira ati ndaje hangana iminota 5, ndaje mbigukorere gutya, iminota 5 igashira, ejo igashira, ejo hakagera, ejo bundi hakagera. Mu by'ukuri burya hari kuba ufite ibibazo nk'abantu muba muziranye, ukamubwira ikibazo wagize, ikibazo akaba kiza akavuga ati wa muntu koko burya nubwo dushaka kuba tumubona kuriya nawe afite ibibazo kuko nkuko nawe washobora kuba wahuye nabyo, ariko burya habaho kwigomwa. Nkuko Bosco yigomwe, mu by'ukuri ntago nje kuba umutwaro w'umuntu, ariko burya niba hari umuntu ushobora kukugirira akamaro, uwo muntu burya muhe respect, mushobora kubana akaba yagufasha nawe ukamufasha, kuko burya ntago dukeneye kujya duhura mu nzira duhana peace, cyangwa se tugenda duhura mu bubari dusangira, cyangwa se duhurira no mu byayi aho ngaho dusangira. Inshuti yawe ya nyayo ni inshuti izakugira umumaro, ikakugira umumaro mu gihe uyikeneye, ikagufasha mu gihe ukeneye ubwo bufasha. Niba idahari rero, iyo nshuti yihorere wishakira indi izakugira umumaro, kuko iyo nshuti ntihandi uzagwa mu cyobo ikaba itagukuramo, ahubwo yarenzaho agataka. Ntihandi uzajya mu bitaro ukaba warwara ikaba itakugeraho cyangwa ikugemurire, ikakubwira ko yagize ibibazo byayo, kandi mu by'ukuri kuba wagemura umuntu cyangwa wakura umuntu mu rwobo waguye mu rwobo ntago bisaba ngo ube nta bibazo ufite. Ushobora kuba ubifite ariko ukamuha wa mugozi akawuzamuraho, kandi ukamuha umugozi akawuzamukiraho, ndetse ukanamukurura. Ntago uzajya kugemura umuntu mu bitaro ngo ugendereho ko nta bibazo ufite. Ibibazo ntago bizegera bishira kuri iyi si. Kugira ibibazo kugira ngo ufashe umuntu mugenzi wawe bisaba kwigomwa, ntago bisaba ko umufasha ari uko wamaze guhaza urwo rufu rwawe, cyangwa se wamaze kugera ku ntego zawe zose. Hari n'igihe umuntu azagusaba ubwo bufasha nta kintu na kimwe ufite, bigasaba ko bya bindi byawe wari ufite wigomwamo, ukagabanyaho, ukavuga ati uyu muntu reka mufashe nk'umuntu w'inshuti yanjye. Uwo mwanzuro rero nge nagiye kuwufata, nubwo wenda mu kiganiro yakoze nabonye ko nawe hatabayemo gushishoza, cyangwa se habayeho kubogamira uruhande rumwe, akavuga amakuru nshobora kuba naramuhaye, ariko akayavuga mu buryo butari ubwa nyabwo. Aho yagiye akavuga ko yambwiye ngo bamuhaye amakuru bakayamuha nyine babogamiye ku ruhande rwabo, ariko mu by'ukuri amakuru ya nyayo njye ubwaye naramwihereye, naho akagendera ku makuru bamuhaye. Yagombye kuba yashyizemo ubushishozi, akareba amakuru bamuhaye abogamiye ku ruhande runuru, cyangwa se ntabogamiye, arimo hagati na hagati. We yagendeye ku ruhande rumwe, ahita afata umwanzuro. Nkaba nasaba buri muntu wese burya ufite inshuti ye ishobora kumutabara mu bibazo mu gihe abikeneye, atari yayindi mushobora kugenda mukaba musangira gusa mu gihe mwese mumeze neza. Iyo nshuti ni wifite yikomereho, kuko burya inshuti zirahenda. Ni gake uzajya kubona ukabona umuntu uzakwitangira mu bibazo ufite, cyangwa se wahuye ikibazo, ni hakeya, kuko abo ntibakibaho. Buri wese asigaye abaho ashaka kwirwanaho, ntabwo akiba ashaka kugira ngo cyangwa abeho ashaka kukunyunyuza imitsi, ntashaka kubaho ashaka kugira ngo agufashe cyangwa nawe umufashe, umuboneho inyungu nawe akuboneho inyungu. Wasigaye yibogamira agashaka kuza inyungu zose akaziyegereza. Nta muntu n'umwe uzahagarara ngo akubere marayika, kandi iyo marayika nawe ndahamya neza ko utayikeneye. Niba ushaka gutera imbere cyangwa kubaho wifite, koresha imbaraga zawe, ariko nanone burya nta muntu wigira. Hari umuhanzi umwe waririmbye ngo burya ngo inshuti uyibonera mu bibazo, ariko iyo umeze neza burya inshuti zo nyinshi uba uzifite, ariko burya inshuti ya nyayo uyibonera mu bibazo. Hakaba undi muhanzi nawe waririmbye avuga ngo
ngo burya nk'umuntu arigira yakwibura agapfa. Ukuboko kwa mbere cyangwa se imbaraga za mbere nyinshi uzishyiramo kwishakamo ubushobozi, ariko ubwo bushobozi nabwo hari aho bugera bikaba ngombwa ko ukeneye ukuboko k'undi muntu. Uwo muntu rero aho hantu uzahagera uko ufite ibibazo. Uwo muntu rero bisaba kumutoranya cyangwa se kumenya aho azava n'uwo ari we. Ntizimbye mu magambo cyangwa ntinde mu magambo, mvuge byinshi ndenzeho n'ibidakenewe. Buriya uko njye mbibona n'uko mbitekereza, njyewe inshuti nkeneye cyangwa se nawe nk'umuntu ushobora kuba yatekereza, ni umuntu ushobora kugira akamaro nawe ukakamugirira. Ntuyihengamire ngo wowe akugira akamaro we ntukamugirire. Ni umuntu ushobora muzahura mu bibazo akagutabara. Niwo muntu utamufite, ufite abandi bo kwirirwa musangira, mugahura mu bubari, mugahurira ahantu mu birori, mu maronshi, ari aho ngaho uhita ko ari bo nshuti. Fata umwanya ufate mw'abo bantu bose, ugeragezemo urebe ushobora kuzakuviramo inshuti. Bitabaye ibyo ngibyo, uzisanga mu bibazo. Igihe wahuye n'ibibazo, ukome ku bantu bose babandi waruzi, usange bose bagutera utwatsi, cyangwa se usanga nawe ubwo bufasha, cyangwa wabanye n'umuntu yaragukonsomye, mu by'ukuri we nta kintu uzamukuraho. Reka ndangiriza iki kiganiro mbibutsa, wowe wakanze subscribe uri ingenzi kuri twebwe, nawe utari wayikanda tubwira ko igihe cyaba ari iki ngiki kugira ngo uyikande, tubane umunsi ku munsi. Turabakunda cyane, Imana ibarengere. Hasta la vista kandi asante sana.